Hi guys, ba bantu bari bafite ikibazo kijyanye n'inkwano si inkwano ni babyita inkwano ni inkwano. Ubu twebwe uyu munsi twazimanuye inkwano, twebwe ntabwo dukeneye kugora umugabo. Abagabo nta gahunda kugora abagabo, ibintu byarakomeye. Ingenzi nuko tubona umugabo nukaboneka ahura kwishyiga, bivuge neza nkure kwishyiga ku myaka 35 n'imyinga trani muri 2020. Ubundi baba bareba hehe, barebye he nanjye biranyobereye batabona cyangwa batipe b'ikigihe basigaye bararwaye nawe urimo we. Ko nabona nta kintu webwe ko biri ngewe tondaho iburetse aho kuri ngewe wagira ngo intama zagiye zigera ariko ni mu muryango wacu gusa ntago ikibazo ngendo umukobwa ngenda aho ngaho ufite imyaka 35 ndabyumva, ariko ndikubona ibitipe ibigejeje muri za 45 ngira ngo uri kubyumva, ufite ingero nyinshi muri 30. reba reba nka rukundo, reba Mukamana nabo bastari hamaze kugeramo nk'icumi bagejeje muri 40. Papa Sava ngaho ukomeje kubura umugabo ubyihorere, ukomeje kubura umugabo. Ngewe rero ko none hosigaye ifite umushiha, ndagira umushiha abagabo bagize imyaka 40-30 batari gushaka. Nibo bari gutuma turi kugwa muri manka nk'izi ngizi. Abagabo banze gushaka nanjye niyizi. Papa Sava ntiyanze gushaka. Kubitaho roke. Papa Sava uriyeho uyu muntu ukubitaho bamenye. Afite gahunda. Ukubitaho bande bose. Abo ngabo urumva tutazagwa. Na cyansabe hari ubwo cyashatse. Abo bose uko kugira 35 twe turashaka ingo, mwe bahungu murabura iki ngo mushinga ingo muri kubura iki? Sabu uyu mukobwa ari kwisoko afite gahunda, niba ukunyumva Papa Sava niba ukunyumva uyu Nyirangazari murebe, uyu Nyirangazari kuramo Roki se wewe wabwiye roka kandeba Nyagazari wacu musatsi yawe usokoje neza, ufite gahunda. Navuye muri saro ufite gahunda, tumusigire ya nimero yawe basi nimba banabuze, nimba ntari kuri level ya baroki nababa yede basi nabo baje kandi cya gifundi cya minani gikora hano Efaro umugore no wa muyede wa mumbwira tujye kubareba twagiye